Je, unataka jifunza lugha ya Kiswahili? Na kukaribisha katika kipindi hiki cha Kiswahili. Mimi naitwa Mwalimu Jemuve. Leo ningependa nikufundishe nyakati za wakati katika lugha ya Kiswahili. Nje kukwigisha ibihe bikuru by'inshinga mu rurimi rw'Igiswahili. Lakini leo tu ningependa nianzie kwenye wakati uliopo. Uyu munsi ndatangira kuri wakati uliopo. Wakati uliopo ni wakati wa Kiswahili ambao unaonyesha kitendo kinachofanywa na wakati wa kusema tu kitendo kingari kutendwa. Nigihe turimo kuvuga igikorwa kiba kirimo gukorwa. Wakati uliopo igihe turimo cyangwa se indagihe y'igikomezo. Present continuous tense in English is the tense that shows us the action which is happening now, even in the time of speaking the action is still happening. Mugihe turimo kuvuga igikorwa kiracyakomeje kuba. Kiambishi cha wakati uliopo, hali yakinishi ni na. Nuvuga ngo ikiranga cyangwa se akajambo karanga wakati uliopo mu buryo bwemeza ni na. Kinachofuatwa ngeri za majina. Kinachofuata ikurikira irana ikurikira inteko z'amazina. Urugero, mtoto anasoma kitabu. Umwana arimo gusoma igitabo. Walimu wanafundisha. Abarimu bari kwigisha. Mti unakatwa na baba. Igiti kiri gukatwa na papa. Chakula kinaliwa sasa. Ibiryo biri kuribwa ubu. Hano turi kubuze kubona yuko iriya a, wa, u na ki biri imbere ya na ari byo bita iki ngeri za majina, ni inteko z'amazina. Naho iriya na turi buze kubona ni kiambishi cha wakati, iranga igihe. Mu gihe bigikomeje, mu gihe ndimo kuvuga mtoto anasoma kitabu, mwana ari gusoma igitabo. Mu gihe ndimo kuvuga walimu wanafundisha, bari kwigisha. Iyi niyo bita wakati uliopo. Reka turebe izindi ngero. Ushobora kuvuga uti mimi ninajenga nyumba, nje ndi kubaka inzu. Wewe unajenga nyumba, wowe uri kubaka inzu. Yeye anajenga nyumba, we ari kubaka inzu. Sisi tunajenga nyumba, nyinyi mnajenga nyumba, mwe muri kubaka inzu, wao wanajenga nyumba. Urukubona ko dufata ni u, atu, wa, za nafsi ambata twabonye mu isomo ry'ubushize, tukongeraho na, tugateranyaho inshinga itondaguye itagira ku. Inshinga ari kujenga, tukuraho ku dusigara na jenga. Mimi ninajenga, nje ndimo kubaka. Mu gihe turimo kuvuga igikorwa cyo kubaka kiracyakomeje. Noneho reka twifashishe izindi nshinga turebe ingero. Inshinga ya mbere niyo bita kupamba, bivuga ubutaka. Pamba lugha, taka ururimi. Kusafisha bivuga gusukura cyangwa se gukubura. Kulima bivuga guhinga. Kufua bivuga gufura cyangwa se kumesa. Kusikiriza kumva. Kukimbia kwiruka, ndetse n'inshinga kurudi. Kurudi bivuga kugaruka. Tugiye gukoresha izi nshinga mu nteruro. Reka twumve interuro ya mbere. Dushobora kuvuga tuti wazazi wangu wanalima shambani. Ababyeyi banje bari guhinga mu murima. Mu gihe ndimo kuvuga igikorwa cyo guhinga kiracyakomeje. Mama anafua nguo chache. Mama ari gufura imyenda mikeya. Inshinga ari kufua dukuraho ku. Anafua. Noneho tugakurikizaho wewe unasafisha nyumba. Wowe uri gusukura inzu. Kusafisha ni ugusukura. Unasafisha uri gusukura. Reka dufate izindi ngero nyinshi twumve. Mtesi anapamba chumbani mwake. Mtesi ari gutaka mu cyumba cye. Babu anasikiliza habari. Sogokuru ari kumva amakuru. Nyinyi mnakimbia pore pore. Mwebwe muri kwiruka gakeya. Watoto wanarudi nyumbani. Abana bari kugaruka mu rugo. Wachezaji wanacheza mpira. Abakinnyi bari gukina umupira. Kiongozi anaita wafanyakazi. Umuyobozi ari guhamagara abakozi. Unaona hapa tunachukua ngeri za majina tukaongeza na, ambayo ni kiambishi cha wakati uliopo, hali ya yakinishi, alafu tukaongeza kitenzi kisichokuwa na ku. Noneho reka turebe vitenzi vyenye silabi moja
ni inshinga iyo ukuyeho ku zisigarana umugemo umwe, uvuze ngo kujya, kuza, ukuyeho ku hasigara jya, kunwa, kufa, kuwa ndetse na kula. Reka turebe izi nshingazo iyo turimo kuzitondagura katika wakati uliopo bigenda bite muri hali ya yakinishi. Urugero dushobora kuvuga tuti baba anakuja nyumbani, papa ari kuza mu rugo. Ni ukuvuga ngo zo ziriya nshinga zenye silabi moja iyo turimo kuzitondagura katika wakati uliopo, iriya ku cyangwa se ziriya za ku zirazigumana ziriya nshinga. Sisi tunakula mboga, twebwe turi kurya imboga. Sisi tunakula mboga tamu, twebwe turimo kurya imboga ziryoshye. Wao wanakunywa pombe kali, bo bari kunywa inzoga ikarishye. Izi nshinga zigumana iriya ku. Noneho reka turebe indi nshinga cyangwa se kitenzi katika lugha ya Kiswahili. Kuwa mu rurimi rw'igiswahili inshinga kuba iyo urimo kwitondagura hose muri wakati uliopo iba ni. Urugero mimi ni, njyewe ndi, wewe ni, wowe uri, yeye ni, we ni, sisi ni, twe turi, nyinyi ni, mwe muri, wao ni, bo ni. So izi nshinga rero iyo turimo kuzitondagura muri igiswahili cyangwa se inshinga turimo kwitondagura hose iba ni muri wakati uliopo. So katurebe indi nshinga kuwa na, bivuga inshinga kugira. Mu Kinyarwanda ni inshinga ivuga kugira. Reka turebe ingero twifashishe inshinga kuwa na. Mimi nina kitabu kimoja, nje mfite igitabo kimwe. Wewe una maji machafu, wowe ufite amazi yanduye. Yeye ana kichwa kidogo, we afite umutwe muto. Sisi tuna mashamba, twebwe dufite imirima. Nyinyi mna pesa, mwebwe mufite amafaranga. Wao wana ujuzi, bo bafite cyangwa se bo bazi ubwenge, cyangwa se bo bafite ubwenge. Of course bishobora kuba bo bafite cyangwa se bo bazi ubwenge. So reka ngushimire rero kuba wize iri somo uyu munsi, nkurarikira gukurikirana amasomo yose atangwa kuri iyi channel. Nakushukuru sana.